muraho neza mwaramutse ndi Shamik Lemine ugarutse ku batanzi ku basanzwe yambi tugiye guteka uno munsi isosi y'amashaza na karoti. Turaza gukenera amashaza nk'uko mubibona ikiro kimwe, turaza gukenera seleri, dukenere inyanya 3 ndetse na poivre n'igitunguru kimwe, nuko turi gukenera amavuta n'umunyu na tungurusumu. Noneho turangiza ngiye kwereka ukuntu turabiteka, noneho mukomeze kuryoherwa. Okay, noneho ngiye gucana, nirangiza nshyiremo umuriro, ndabanza nshyiremo amavuta. Nyuma yo gushiramo amavuta ndakurikizaho karoti. Karoti nicyo kintu gitinda gushya, ntabwo cyangwa amavuta menshi cyane, ntabwo amavuta menshi ari meza. Noneho njyewe mpita nshyiramo karoti, ntabwo ntegereza ko bintwika. Noneho maze gushiramo karoti ndaza mpfundikire ntegereze karoti zanjye ko zishya. Nizimara gushya ndaza guhita mfata igitunguru ngishyiremo hamwe na poivre na seleri nkeya. Narangiza ahita nkora icyo bita kuza, mpita mbereka ukuntu zihiye zimeze. Noneho karoti zanjye zimaze gushya mpita nshyiramo nk'uko mbibabwiye igitunguru, amashaza nyashyiramo mu nyuma ariko. Noneho iyo ubonye izi nyanya zidahagije uhita ufata sauce tomate ugashyiramo. Ubu rero njyewe ndaza gukoresha tungurusumu y'intuzi, tungurusumu y'ifu, ntabwo nshaka mfite ubunebwe bwo kurapa. Mu munyu ndabanza nishyiremo utumagi, noneho nituba tudahagije nibwo ndibuze gushyiramo umunyu nyamunyu. Noneho ifunguro karoti ntabwo zishya vuba, zirinda gushya, niyo mpamvu ari zo zibanzamo. Inyanya zanjye zishobora kuza kumbana nkeya, ngiye kuba mpfundikiye. Noneho nirangiza nyukure icyo bita sauce tomate kuko ndi kubona inyanya zanjye ari nkeya. Amagambo y'anyatame shimwa Mana kuko n'amahoro, mutima wanjye himbaza iyo Mana, unezerwe kuko n'amahoro. Okay, karoti zanjye noneho sauce tomate ngiye, karoti zanjye noneho zikaje guhindura ibara, ngiye gushyiramo ibindi. Gushyiramo indi gisupu zireba ari neza ariko zahindutse. Ngiye gushyiramo noneho igitunguru, nimara gushyiramo igitunguru ngahita nshyiramo poivre. Nimara gushyiramo poivre ngahita nshyiramo nshyiremo seleri nkeya, zigaze n'izindi nkeya. Izi nkeya impamvu zigaza nuko ngiye nk'undi mpumuro cyane ya seleri. Noneho ngiye gupfundikira gatoya ntegereze ribanze rishye, ndaza kurivanga mu nyuma. Nindangiza ndahita nshyiramo izi nyanya, nshyiremo n'izi seleri nsigaze, hanyuma nze gusukamo amashaza. Amashaza nshaka nayashyiramo na mbere y'izi seleri, izi seleri nkazisukamo hanyuma. Ni ukuvuga nteka. Ubundi rero nkahita mbirisha iki? Umuceri. Ushaka wabirisha umuceri, ushaka wabirisha ibirayi, wowe wabirisha ibyo ushaka nyine. Noneho anatanda ndaza gushyiramo izi magi, ndaza kuzishyiramo igihe ndaba nshyizemo inyanya na sauce tomate kugira ngo ntizihite zibishirira, kuko iyo ushyizemo ibirungo mbere biragushiririza kakahava. Noneho ngiye gufata
ngubu ngiye gushiramo ntabwo ngiye kubivanga urabona ko biba bisa neza ku maso, biba bisa neza, biba bisa neza cyane. Noneho ku mpumuro wawe birabihumura neza. Noneho ngewe ntabwo nirirwa mbikisha cyane, n'ubundi bino bishyana n'imboga neza. Ngiye guhita nshyiramo izi nyanya. Noneho hejuru y'izi nyanya ngiye gushyiramo utuyiko iyi sosi tomate, ariko sosi tomate ntabwo nyishyiramo yose, ni nyinshi, ndashyiramo nkeya, nshyiramo nka 1/2 cyayo, ingana amagarama 120, numva ndashyiramo amagarama 70 ya sosi tomate. Noneho ndangiza ndahita nza nshyiremo n'amagi, nkaba nshyiremo na tungurusumu, ndavuga nshyiremo n'utu tumagi. Umunyu wo rero impamvu nahita nywushyiramo kandi nshyiramo n'aka gatangawizi kari gasigaye, ni gakeya cyane n'ubundi. Noneho umunyu impamvu nahita nywushyiramo ni ukubera ko magi nayo ubwayo ni umunyu. Iyo rero nshyizemo amagi nkaza gushyiramo umunyu, nsanga natetse umunyu mwinshi. Niyo mpamvu nishyiramo amagi, umunyu nkaza kuwushyiramo maze kumva nimba kuko uhagije, undi nkarekera. Kuko rero amashaza yanjye atogosheje aba arahiye, nyashyizemo aka kanya bino byaza kuba ari bibisi cyane. Ntabwo ndi buyashyiremo kano kanya, tuza kuyashyiramo mu kanya kari buze ngaya hano. Nahisemo rero guteka ikiro bitewe n'abantu ngiye kugaburira jewe. Ubwo rero wowe wateka nawe igipimo kingana n'abantu uri bugaburire. Ufundikira gatoya, tuza kongera kubereka maze gushiramo amashaza. Ngiye gushiramo amashaza. Ubu noneho ngiye gufungura. Ndangiza gutekiramo amashaza, banze mvange. Bisa neza. Ngiye gushyiramo amashaza sana. Noneho nyuma yo gushyiramo amashaza kuvanga neza, ariko ndaza kuvanga nyuma ngiye kuyareka agume hano hejuru n'aka gasereri nasigaje. Ndaza kuvanga noneho mu kanya bimaze gufata neza isosi. Noneho nimbona isosi ari nke ndaza kongeramo amazi, cyangwa se nongeremo amata y'amonde, cyangwa se kongeramo abantu batekesha amava. Rero ndashyiramo amazi cyangwa se amata kugira bifite mara. Noneho ngiye kuvanga ndebe ukuntu byagenze. Ndabona isosi irimo irahagije, ntabwo ari ngombwa ko nirirwa nshiramo. Ntabwo nkunda isosi yoroshye cyane ku muceri. Birahagije, ntabwo nirirwa nshiramo amazi cyangwa ikindi kintu. Ahubwo reka numve ko harimo umunyu ariko haraburamo gakeya, reka nciyemo akandi gake. Noneho ngiye gupfundikira, ndaza kubagaruka tubisangira nyine maze kubihisha mberekana ukuntu bimeze. Thank you. Maze kubiteka rero ngibi birahiye kandi ni imboga ziryoshye. Nawe wabikora ukagaburira abavandimwe bawe cyangwa umuryango wawe ibiryo byiza. Murakoze cyane rero, ntiwibagirwe gukora subscribe niba uri mushya. Please kora subscribe usangize n'abandi.
nawe wakoze subscribe. Imana iguhe umugisha, ndabakunda cyane mwese, bye.